Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ku mihanda no ku nyubako nyinshi zubatse mu bice bibamo cyangwa se binyurwamo n'abantu benshi, iyo hatamanitse ibyapa bya ya sosiyete y'itumanaho y'umuhondo, habamanitse ibyapa byamamaza inzoga cyane cyane zimwe z'ubukana bwinshi zo mu ducupa duto ariko zikarishye cyane, abenshi bita ko ari ibyuma kubera ukuntu ziba zityaye. Umuntu uhagaze Nyabugogo nta kintu abona cyane nk'ibyapa byamamaza inzoga z'ibyuma. Hari inyubako nyinshi muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi ikomeye izengurutse u Rwanda zigiye zimanitseho amafoto magari y'ibyamamare biteruye izi nzoga mu ntoki zabo. Ukwamamaza kw'izi nzoga mu Rwanda kuri ku rwego rutari rwarigeze rugerwaho na mbere n'urundi ruganda urwo ari rwo rwose rwo muri iki gihugu rukora ibiribwa cyangwa ibyo kunywa. Hari uruganda rwamenyekanye cyane mu Rwanda rwakoraga izi nzoga z'ibyuma zagurishwaga cyane ku kigero cyo hejuru mu gihugu. N'urwitwa NBG Nobel Business Group. N'uruganda rwageze hose hashoboka mu kwamamaza inzoga zabo bifashije ibitangazamakuru n'ibyamamare bihagarariye ibindi byamamare mu Rwanda mu kumenyekanisha ibicuruzwa byabo. Ibyapa byabo byari hafi ya buri hamwe mu mijyi minini n'utugigi duto mu Rwanda. Iyo witegereje neza byonyine ingufu bashyiraga mu kwamamaza inzoga zabo, ubona ko byibura iriyamamaza ryose ry'uru ruganda rwonyine gusa rifite agaciro ka miliyoni ziri hagati ya 70 na 90 buri kwezi. Ayo mafaranga mvuze ni ikigeranyo nikoreye ngewe ubwanjye, ariko imibare ya nyayo iramutse igiye hagaragara aya mafaranga aba ari amahirwe menshi ko yakwiyongera kuruta uko yagabanuka. Ibaza uruganda rw'inzoga zigurwa ari hagati y'amafaranga 2,000 n'ibihumbi 3 y'u Rwanda buri gacupa rugashora miliyoni hafi 100 mu kwamamaza buri kwezi. Uzi iki ibyo bivuze? Aya mafaranga nayo guha amateleviziyo n'ibyamamare ndetse no gushora mu byapa byo ku mihanda n'amazu byamamaza. Tekereza noneho ayo kwishyura leta mu buryo bw'umusoro. Tugendeye kuri iyi mibare dushobora gusanga uru ruganda rwa NBG rwarishyuraga imisoro ikabakaba miliyoni 200 ku gihugu buri kwezi. Miliyoni 200 y'umusoro ya buri minsi 30. Gutyo mbivuze kongeraho za miliyoni hafi 100 zo kwamamaza buri kwezi n'imishahara y'abakozi tutazi neza umubare babarizwa cyangwa se babarizwaga muri uru ruganda. Nta mibare yigeze ishyirwa ahagaragara ivuga neza ku bijyanye n'ukuntu uruganda NBG rwari ruhagaze mu bijyanye n'amafaranga, ariko umunyamibare biroroshye kubona ko uru ruganda rwari ruhagaze agaciro ka miliyari runaka zishobora kuba zari hagati y'3 n'10 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwo ni uruganda rumwe gusa rwa NBG, kandi barwa ko mu Rwanda habarizwaga inganda zikora inzoga z'ibyuma zirenga 240 hirya no hino mu gihugu. Hari kampani nka Ingufu Gin Limited, nirwo ruganda rwamenyekanye cyane mu gukora ibyuma kuko bakoze ibyuma byinshi byakunze kuba byiganje muri za kontwari z'utubari. Aba nabo uko biri kose imibare y'ibijyanye n'amafaranga byabo ntabwo biri kure cyane y'imibare twavuzeho mu kanya y'uruganda rwa NBG. Ariko se izi nganda hafi ya zose zafunzwe, ufasha agapapuro ugacukumbura neza akantu ku kandi usanga byibura zose zarinjirizaga leta akabakaba cyangwa se ashobora kuba narenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi mu buryo bw'umusoro. Izi nganda hafi ya zose zari zifite impapuro zimushya zizemerera gukora izo nzoga. None byagenze bite ngo bigende kuri ya byagenze? Na yahe mahano yakorwaga n'izi nganda mu gihe cyo gutunganya ibinyobwa byabo ku rwego rw'uko bitangira gutwara ubuzima bw'abantu abandi bikabagira ibibura bwenge? Ni ikihe kintu kibyihishe inyuma mu by'ukuri? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere, aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Abaturage baravuga ko igihe cyari kigeze ngo leta igire ikikora ku nganda zo hirya no hino mu gihugu zenga inzoga zo mu bwoko bwa gin zizwi nk'ibyuma zamaze kugaragara ko ziteza ibibazo bikomeye abaturage harimo n'impfu za hato na hato.
Ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa munani 2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda Food and Drugs Authority cyatangaje ko inganda zikora ibinyobwa bisindisha zafunzwe, kandi icyo kigo gitegeka ko ibyo bicuruzwa by'izo nganda bihita bikurwa ku isoko mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Mu rutonde rwashyizwe ahagaragara na Rwanda FDA uwo munsi hagaragaramo inganda 8 zafatiwe icyemezo cyo guhagarikwa ako kanya, ndetse ibicuruzwa byazo byose bigahita bikurwa ku isoko. Mu nganda zategetswe gufunga imiryango no gukura ku isoko ibyo bakoze byose harimo uruganda Ingufu Gin Limited yari ifite ibicuruzwa birimo Red Warag, Radiant Gin, Ngufu Gin, Kings Vodka, G&S ndetse n'izitwa Hometown na Club Potable Spirits. Hakabamo NBG Limited yari ifite ibicuruzwa birimo United Flavored Gin, Bombastic Coconut Flavored Gin, Fimbo Blended Banana Blend, izitwa Ingwe na Americana Flavored Gin. N'urutonde rwagaragayeho uruganda Sky Drop Industries Limited yikora nako yakoraga ibinyobwa birimo Sentinel Honey Based Liquor, Nobilis Guta Gin, Veritas Gin n'izindi nyinshi. Kuri rutonde hanariho izindi nganda nka Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Lugari Agro Processing Company na Zonglu Industry Liability Company Limited. Inzoga zose zizi nganda n'izindi nganda zirenga 101 zose zikora inzoga zo mu bwoko bw'ibyuma zategetswe kuvanwa ku soko kubera kutuzuza ubuziranenge. Ku kijyanye n'impamvu nyakuri ibyihishe inyuma, umva uburyo Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sanzimana Sabe yabisobanuye kuri radio na televiziyo 1 kwa KNC mu kiganiro rirarashe. Yagize ati, niba koko ibyemeza ari ibirengera abaturage b'iki gihugu leta nibikore, ariko ababigizemo uruhare nanone tugomba kubabona. Dufite inganda 240 muri iki gihugu kingana muri iki gihugu zikora rikeri. Twarebye inganda aho yakoraga uruganda rwiza cyane akarugura akarwinstara agashyiramo laboratoire n'abakozi bambaye amataburiya meza, amatara akaka, abantu bakarutaha rugatangira rukanakora umunsi wa mbere. Yarangiza kubaka urukuta inyuma y'urwo rukuta, ubundi agafungiranamo abantu birirwa bavanga mu bidomoro bisanzwe, akazisohora yashyizeho bimwe bitaga ngo sealed well, hanyuma zikajya ku isoko. Urwagwa n'ikigage ntabwo byaciwe. Ibi nanone bijya gusa nk'ibyatangarije kuri televiziyo y'igihugu Rwanda TV mu masaha make nyuma gato y'itangazo ry'iri hagarikwa ry'izi nganda. Mu kiganiro inkuru mu makuru cyagarutse ku ngamba ziri gufatwa mu kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, nabwo Dr. Sabe yagize ati, twe tubona ari icyorezo mu bindi, ni icyorezo mu bindi kuko ndifashisha nk'imibare dufite guhera umwaka watangira, kandi ubu ugeze hagati urenzeho iminsi mike 1/2 cyawo. Mu mavuriro mu gihugu twakiriye abantu 500 barengaho gato baje kwivuza inzoga n'ibinyobwa nk'ibyo barwaye. Hari aho mwumvise baziye rimwe Ingoma ari 100, Nyagatare hafi abo mu majyepfo 500. Ubwo nabaje tukabakira tukabavura, bamwe bahasiga n'ubuzima. Hari n'abapfuye bataragera kwa muganga, tumaze kubarura bagera kuri 50 muri aya mezi gusa make 6 abanza y'umwaka. Abantu 50 bamaze gupfa bazize ibi binyobwa. Gupfa atari kuvuga ngo yarwaye izo ndwara arazirwara igihe kirekire, arayinyoye bukeye cyangwa se uwo mwanya arapfuye. Ni ibintu tutajyaga tubona mbere mu myaka yashize. Ndaza no kugira icyo mbisobanuraho. 500 muri bo 50 abagera ku 100 bahumye amaso. Umuntu yanywaga inzoga asangira n'abandi akababwira ati sinkibabona, ubwo ntibizagaruka, no guhuma burundu. Ab'imyijima n'impyiko byo bifata igihe, ariko nabyo ntibitinda ko barwara. Abamaze kugira indwara noneho z'ubwonko z'igihe kirekire. Niyo mpamvu mbyise icyorezo nuko biri hose mu baturage, byageze kure kugeraho kwa muganga. Nyine waruvuze uti mwe mubibona byaje kwa muganga, ariko ntabwo buriya turi Minisiteri y'Ubuvuzi, turi Minisiteri y'Ubuzima. Ikidushishikaza cyane ni ugukingira indwara ko ziba. Ikintu gitera indwara cyose rero rusange mu baturage kiba kidutegurira noneho kuzagira ibibazo biremereye cyane kwa muganga. Niyo mpamvu kubikumira nk'icyorezo nyine nk'urwana n'icyorezo nicyo cyihutirwa. Hagati ariko hari ubwabo ufite mudasobwa ukoresha maze igashyuha byo kwatura nk'ipasi.
ndetse birashoboka ko gukoresha mudasobwa wumva bikuvuna umugongo bitewe n'aho iteretse. Ibi byose birabangamye cyane, ariko ntibikiri ikibazo kundi kuko muri Prime Core Electronics twabatekerejeho tubazanira stand nziza z'imashini zigezweho kandi za gisirimu. Dufite laptop stand ziba zikoranye na fan ifasha mu kugabanya no kurinda ko imashini yawe yashyuha mu gihe uri kuyikoresha. Ni stand ushobora kuzamura ukanamanura ukazirebesha impande n'impande, ukabarebesha mudasobwa yawe aho ushaka hose bitagoranye, ndetse ukanayiringanisha ku kigero uyikoresha utavunika. Si izo gusa kuko dufite n'udukapu twiza ndetse tw'udusirimu two gutwaramo mudasobwa byoroshye. Kuri we bigora gukoresha IBM, dufite udukoresho twiza tw'ama POS dufasha abacuruzi mu buryo bwihuse kuko tujyamo IBM ndetse tugasohora lisa ako kanya. Ni henshi muri uru Rwanda ushobora kugurira mudasobwa, ariko muri Prime Core Electronics kuduhitamo ntabwo ari imashini gusa ubuguze, ahubwo ubunasenye umubano wawe n'abatekinisi. Dufite imashini z'ubwoko bwose, ubyumve neza ko nta mashini waburira iwacu kubera ko twabaye ubukombe mu kugira imashini nziza kandi zifite ingufu ziremereye cyane, zimwe z'ama gaming kugeza ku mashini ntoya z'abanyeshuri ndetse n'izindi zoroheje zo gukoresha mu mirimo igiye itandukanye. Ntabwo ariho honyine muri uru Rwanda hari ama desktop, ariko niho honyine uzasanga y'ubwoko bwose ndetse ku giciro gitoya. Ubyumve neza ko dufite na za monitor zimwe nziza z'ama curved angle zigezweho ndetse n'ama accessoires z'ibyo byose nk'ama keyboard, za suri nziza zigezweho, za printer, headphones za gisirimu n'ibindi byinshi. Wowe gusa dusanga aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali downtown mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi yo kwa Makuza. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Niba wabikurikiranye neza, Dr. Sabin Nsanzimana aho hose mu byagiye atangariza itangazamakuru kuri iri hagarikwa ry'izi nzoga yagiye agaruka cyane ku buryo izi nganda zari zifite ibyumba n'imyobo y'ibanga yavangirwagamo utuntu n'utundi mu ibanga rikomeye mu buryo butujuje ubuziranenge namba, ndetse bakanavangamo ibindi bintu birimo insenda n'amafumbire mvaruganda n'ibindi byinshi we yise ko ari ubugome n'ubugizi bwa nabi kubera uburyo ikinyobwa cyakozwe muri ubu buryo cyicuwa kinyweye cyangwa se kikamumugaza. Yibanze ku mubare w'abaturage bagiye bakirwa mu mavuriro kubera izi nzoga, anatangaza ko hari abahitanywe nazo bagapfa burundu kubera ko banyweye inzoga z'ibyuma. Ubyumve neza ko abarenga 44 bagaragara muri raporo ko aribo bahitanywe n'izi nzoga z'ibyuma muri case zikabakaba 500 z'abaturage bagiye mu bitaro kwivuza uburwayi bwatewe n'izi nzoga z'ibyuma, ndetse abandi benshi bo babaye impumyi, abandi bari ku marembo yo guhuma kubera izi nzoga. Gusa ariko mu kugaruka ku mpamvu ibyihishe inyuma byose, yavuze kenshi kuri degree ya alcohol. Hari icyitwa ABV, ni impine y'interuro rivuga alcohol by volume. Hari n'abayita ngo ni volt cyangwa se alcohol degree, ni igipimo cya alcohol cyangwa se ethanol kiri mu cyo kunywa ariko gisindisha. Muri make hari icyitwa ethanol gishyirwa gusa mu nzoga ariko kigashyirwamo ku kigero runaka. Ubwinshi bw'iyi ethanol baba bunashatse kuvuga uburemere n'ubukaka bw'iyo nzoga, kuko ibyo kunywa byose bisindisha biba bishingiye kuri ethanol aho biva bikagera, kuko bitarimo iyi ethanol ntacyo byaba bitandukaniyeho na za fanta cyangwa ibyo kunywa bidasembuye. Uzitegereze neza ku macupa y'inzoga haba handitseho umubare runaka ugaragaza ko uwo mubare ari igipimo kiri ku ijana, inyuma hakaza ijambo ABV. Nk'urugero, nubona icupa rya mililitiro 100 ryanditseho ABV ya 5%, biba bishatse kuvuga ko 5% kw'ibiri muri iryo cupa byose aba ari ethanol. Muri make, muri mililitiro 100 ry'iryo cupa haba harimo ethanol ingana na mililitiro 5, mu gihe kandi karenga 95% gasigaye ubwo aba ari amazi n'ibindi byifashijwe mu gukora icyo cyo kunywa bitewe n'ubwoko bwacyo. Nubona icupa rya mililitiro 100 ryanditseho ABV ya 40%, uzamenye ko mu biri muri iryo cupa byose 40% ari ethanol cyangwa se alcohol nyirizina. Bivuze ko icyo kinyobwa kiba ari kibi cyane inshuro zirenga 8 ugereranyije na cya kinyobwa kiba cyanditseho ABV ya 5%. Ubyumve neza ko ubwinshi bwa ethanol cyangwa se ABV ku kigero cy'ijana waba unashatse kumvikanisha kuko icyo kinyobwa gikaze birasaba gusomaho inshuro mbarwa maze kikakuzunguza kikongera kikagukaraga waba ukiri mu bikezi kikanakugaragura hasi. Igipimo gito cya ABV cyangwa se ethanol kiba gishatse kuvuga ko uri kunywa iyo nzoga uko biri kose aratinda gusinda, ariko igipimo kiri hejuru kiba kigaragaza ko gusinda biragusaba igihe gito gishoboka. Kugira ngo byumve neza, hari za byari ariko zidasindisha ndetse n'ibyo kunywa by'ama energy drink bimwe na bimwe byo bishyirwamo ethanol iri ku kigero kiri hagati ya 0 na 0.5%. Ibyo byo kunywa bimeze gutya niyo wanywa ikigega cyose isibye kubyimbinda gusa, naho ubundi usoza kubinywa mu mutwe ukiri wa wundi wari mbere yo kubinywa. Ni mu gihe byari zisanzwe ziba zifite igipimo cya ethanol cyangwa se ABV iri hagati ya 4 na 6%.
izi byeri ziba zisindisha ariko si cyane kuko byeri imwe cyangwa ebyiri biragoye ko zasindisha umuntu. Kuba zimenyereye cyane bo hari n'abanywi zirenga 6 bakiri bazima ariko bitari cyane. Gusa hari za byeri zo ziba zifite ubukana buremereye cyane, zo ziba zifite igipimo kiri hagati ya 7 na 12% bya ethanol. Izi ziba zikuba kabiri mu gusindisha ugereranyije na za byeri zisanzwe za 5%. Ubyumve neza ko ibinyobwa bya wine byo biba bifite hagati y'10 na 15% bya alcohol cyangwa se ethanol. Ibi nkubwira ntabwo ari nyiri uruganda ubyuka mu gitondo akabishyiraho, ahubwo ni ibyagenwe n'amategeko mpuzamahanga agenga inganda zose zikora ibinyobwa. Kuri iyi ngingo ni itegeko ko za champagne zigomba kugira hagati ya 11 na 13% bya ethanol, naho za likeri zikagira hagati ya 15 na 35%. Ibinyobwa bya za vodka byo bikagira ethanol iri ku kigero cya 40%. Za whisky zikagira hagati ya 40 na 50% bya ethanol, naho za gin inaha zamenyekanye nk'ibyuma zo zikagira hagati ya 37 n'igice kugeza kuri 47%. Za rum zikagira hagati ya 37 na 50%. Ni mu gihe ibinyobwa byitwa absinthe byo bigira hagati ya 45% kugeza kuri 74% bya ethanol. Inzoga iri kuri uru rwego n'icupa rito cyane riba rihagije ngo rigaragure hasi umunywi wakamejeje. Hari inzoga zitwa Everclear, zimwe na zimwe zo muri ubu bwoko ziba zifite hejuru ya 95% bya ethanol. Nizo nzoga za mbere ku isi zikarishye kurenza izindi zose zigeze zibaho mu mateka. Bivuze ngo mu icupa hafi ya ryose haba huzuyemo ethanol gusa, mu gihe amazi asanzwe n'izindi materiyeri zifashishwa byose biba biri ku kigero cya 5%. Iyi ushobora gusomaho inshuro imwe gusa ritagira irya kabiri ugahita ujya mu bikezikezi nk'ibya wa munyamakuru w'Inyagatare ucumbitse Kampala muri Uganda. Sasa icyitwa alcohol cyangwa se ethanol ni ikinyabutabire kizwi cyane ku izina rya ethyl alcohol. Ni ikinyabutabire kibarizwa mu bwoko bw'ibisukika, kiba gikeye ndetse n'abara kigira ni nk'amazi. Iki kinyabutabire rero iyo kigeze mu mubiri w'umuntu bitewe n'ingano yafashe, atangira kwiyumva nk'umuntu udashaka kwiteza ibibazo by'isi. Muri we yumva adashaka kunaniza ubwonko, aba yumva ari mu bikezikezi, yaba kibirimo akumva nta kintu kigoye muri iyi si nko gukoresha ubwenge, muri make agasinda. Iki kinyabutabire kiba kiri mu binyobwa byose bisindisha ariko ku kigero kigiye gitandukanye bitewe n'ubwoko bw'icyo gisindisha nk'uko twabivuzeho mu kanya. Muri make muri buri kinyobwa birumvikana haba harimo amazi, haba harimo isukari ituma kigira uburyohe runaka, hakabamo flavorings zituma icyo kinyobwa gihumura ukuntu runaka kwihariye, hakanabamo na ethanol ituma uwanyweye icyo kinyobwa yiyumva ukundi kuntu. Iyi ethanol uyirebeye inyuma ibijya gusa nk'amazi neza 100%. Ifite umuhumuro runaka wihariye ku buryo umuntu yizi ayihumurirwa gusa agahita yibwira, ndetse iri highly flammable, bishatse kuvuga ko iramutse yegerejwe umuriro yagurumana kakava nk'uko bigenda kuri za essence. Kunywa ibinyobwa birimo ethanol iri ku kigero cyo hejuru nk'iri mwiboneka mu nzoga z'ibyuma bituma uwayinyoye yiyumva kumwe nakubwiye mu kanya, kongeraho ko aba atakiri kwigenzura kuko ethanol ikora ibishoboka byose ikagenzura uwirimo. Iyi ni nayo mpamvu abantu benshi iyo basinze bakora ibintu batatinyuka kugerageza ari bazima. Iyi ethanol iyo ikugezemo ari nyinshi umuntu atangira kujya yumva ibintu byose muri slow motion, ukamubwira ikintu ariko ukabona yatinze kucyumva, no gusubiza yajya kuvuga akavuga igishwarabiya kivanze n'igifilisitiya. Uyu nta kintu kimugora nko guhagarara hamwe yemye cyangwa kugenda neza yemye kuko aba ari mu bikezikezi ajyaho ethanol ishaka kwajya. Ubundi ibihaha by'umuntu bikoze ku buryo iyo byinjiyemo n'ibi binyabutabire bya ethanol ako kanya birabifata bikabicagaguramo ibindi binyabutabire ariko bidafite icyo bitwaye ku buzima nka carbon dioxide n'amazi. Iyo bigenze uko umubiri w'umuntu wubatse ku buryo uhita ubisohora mu buryo bw'umwanda. Ibi ni byiza ariko ibihaha nabyo bifite igipimo ntarengwa cy'umuvuduko bigomba gukoreraho. Iyo byakiriye ethanol nyinshi zirenze ubushobozi bw'imikorere yabyo, ibihaha birananirwa maze ya ethanol yose uko yakabaye akaba ari kwitembera mu mubiri w'umuntu paka igeze ku bwonko. Iyi ni nayo mpamvu umuntu unywa inzoga gake gake asomaho rimwe agatereka ikirahuri umwanya munini akongera mu gihe runaka ariko cy'iminota myinshi atinda gusinda, naho yinywanya ubusambo igahita itangira kumuteresha udusiporo twa hato na hato no kuvuga indimi z'amahanga naho yazize. Ubyumvereza ko iyi ethanol ari nayo yifashishwa mu gukora sanitizer imwe bakaraba mu ntoki ikica za microbe n'utundi dusimba dutoya. Yifashishwa mu ikorwa ry'imiti igiye itandukanye mu nganda zikora za parufe ndetse no mu bindi bicuruzwa byifashishwa mu masuku. Ubyumve neza ko hanabaho ikindi kinyabutabire cyo muri uyu muryango wa ethanol cyo cyitwa methanol, cyo kiboneka gusa muri za petrol ndetse na za gaz karemano. Iyi methanol y'ibimeze nk'uburozi mu buryo bwuzuye. Bwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera.
kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian naho ubutaha.